Bamwe mu babyeyi batishoboye barerera muri groupe scolaire Rasaniro TSS ikigo giherereye mu murenge wa Rusenge akarere ka Nyaruguru bavuga ko gukora imirimo isimbura amafaranga bagomba gutanga muri gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ifunguro rya sasita yabafashije cyane ngo bituma abana babo badata ishuri. Je nitwa Nkuzwenimana Françoise ntuye mu murenge wa Rusenge nderera ku kigo cya groupe scolaire Rasaniro. Nabaga mfite ikibazo cy'ubukene mu muryango simbashe uburyo bwo kwishyurira abana banjye neza, ariko baje kuduha akazi k'amaboko turaza tugakora, twamara gukora bakadusinyira ko abana bishyuye bakiga neza nta kibazo bafite, kandi natwe mu rugo tugasigara dutekanye kuko tuzi ko abana baba biga nta kibazo bafite. Nafashe ya mbere rero mpamagara diregiteri ndamubaza ati umwana wanjye bamwohereje kwiga mu Irasaniro kandi nta bushobozi mfite. Diregiteri arambwira ngo nta mpamvu yuko umwana wawe yicara hano mu kigo cya Rasaniro, dufite imirimo y'amaboko, uzaze tuguhe imirimo y'amaboko hanyuma ukore abana bawe bige batekanye. Nafashe ya mbere rero batangiye nk'uyu munsi bucya nza gukora muri iki kigo, ndahingiriza imboga muri kureba, ndangije no igihe cyo kuzitera kigeze ndaza ndazitera. Ubu abana banjye bariga nta kibazo mfite, nabo nta n'ipfunwe byabateye kuba narakoze muri iki kigo, ariko nkaba uburenganzira bwo kuza kwiga. Oscar Dikubwimana umuyobozi wa GS Rasaniro TSS avuga ko igitekerezo cyo gufasha aba babyeyi cyaturutse mu nama y'ababyeyi banzuye ko abadafite ubushobozi bahabwa imirimo yunganira gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ifunguro rya sasita. Igitekerezo kuntu cyaje rero dugira inama isoza igihembwe nitangira umwaka. Iyo dutangiye umwaka tubwira ababyeyi ibyo tuzakenera tunabashimira n'ibyo badufashije. Iyo tugeze kuri gahunda ya school feeding rero tubabwira ibikenerwa birimo n'uruhare rw'abantu rwa buri muntu. Hari uruhare rw'ababyeyi, hari uruhare rwa leta, hari n'uruhare rw'ishuri. Iyo tugeze ku ruhare rw'ababyeyi hari uburyo butandukanye dusaba ababyeyi kugira ngo bagiremo uruhare. Ufite amafaranga arayishyura, ushobora kuba yabona inkwi nawe aratubwira ati ndazifite, tukagenda tukabarana. Ubona imboga arazizana, ubona ibishyimbo cyangwa ibigori nawe arabizana. None udafite muri ibyo ngibyo ariko afite imbaraga, tumugira inama yuko nawe yaza tukatugana tukadufasha kuba twagira imirimo tumuha. Kubwimana akomeza avuga ko iyi gahunda yo guha imirimo simbura amafaranga ababyeyi batishoboye itanga umusaruro haba ku babyeyi no ku banyeshuri. Bitanga umusaruro kuko ari ku ruhande rw'umubyeyi, umubyeyi azayohereza umwana we atuje azi yuko umwana yishyuye, natwe bikaduha umusaruro kubera ko abana nyine yatashyuye nubwo ntawe tubuza kurya, ariko tuvuze ngo ntago wishyuye agira ipfunwe ryo kuba atakurikira mu buryo mu ishuri. Ari twebwe rero ubwo ntuze imibare yo kwanga abana babasha kugira uruhare mu ifunguro rya sasita, imibare irazamuka kandi none bikaba nta nuhejwe kugira ngo yakugera ku gikorwa cyo gufasha gushyigikira school feeding. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Asumuta Byukusenge avuga ko ababyeyi bagiye bahindura imyumvire mu bwitabire bwo kwishyura amafaranga yunganira gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ifunguro rya sasita, ariko ngo n'udafite amafaranga hari ibindi bikorwa akora byavunjwa mu mafaranga. Bagiye bahindura imyumvire, ntago ubwitabire bwo kwishyura 100% bwo ntiturabugera kuko ababyeyi bose ntibanganye ubushobozi, ariko n'udafite amafaranga hari ibindi bikorwa yakora bikavunjwa mu mafaranga. Hari kujya gutanga imiganda ku bigo by'amashuri, tuba dufite imirima y'imboga, uwo ni umuganda w'ababyeyi. Hari ukuzana bimwe mu byo yejeje, hari ababyeyi bahinga imboga, hari abahinga bimwe mu biribwa bikoreshwa ku ishuri, ibyo nabyo bihabwa agaciro, ariko umubyeyi akaba yagize uruhare. Kuva iyi gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ifunguro rya sasita yatangira izwi nka school feeding muri groupe scolaire Rasaniro TSS, ababyeyi basaga 100 nibo bamaze gukora imirimo isimbura amafaranga. Nkundiye Eric Bertrand, Goodrich TV mu karere ka Nyaruguru.